Benshi mu Banyafurika bigaga cyangwa bakoraga muri Ukraine mbere y'intambara Uburusiya bwayigabyeho bahungiye muri Polonye no mu bindi bihugu bihana imbibi nayo. Batekereza ko ariho bashobora kuba batekanye aho batangiye ubuzima bushya. Ubwo intambara yo muri Ukraine yadukaga, uburyo bwonyine bwari busigaye bwo gukiza amagara kwari uguhunga. Kuri ubu Abanya-Ukraine babarirwa mu mamiliyoni hamwe n'abandi babagayo baturuka mu bindi bihugu bahungiye mu bihugu bya Polonye n'ahandi. Muri bo harimo Abanyafurika babagayo kubera impamvu z'ishuri. Angela Alex ni umunyatanzaniyakazi wigaga ubuganga muri Kaminuza iri Kiev mu murwa mukuru yigisha ibijyanye n'ubuvuzi. Alex yahuye na Bigaga ukomoka muri Nigeria nawe wigaga ubuganga muri Kaminuza ya Telas Shevchenko. Bombi bahuye bahunga. Ni urugendo rutari rworoshye ariko bibuka uko ubuzima bwabo bwari bumeze mbere y'intambara. Ndatekereza ko nta tandukaniro rinini rihari uretse ururimi, ubundi n'ibisanzwe. Angela yavuze ko nta na rimwe yari yarigeze atekereza ko ubuzima bwe buzahinduka, akibona ari impunzi ivuye muri Ukraine ijya muri Polonye. Ariko nyuma y'uko Uburusiya buteye Ukraine yagize ubwoba ndetse abona ko amahitamo asigaye ari uguhunga. When I first heard the bombs, it was, I think it was. Nyumva bombe bwa mbere hari saa 10 za mu gitondo nk'uko buri wese abivuga. Kuyumva iturika byarangoye cyane kwemera ko ariyo, noneho ntangira kwibaza ngo ese koko birabaye, kuko nabanje gutekereza ko ari ibishashi by'umuriro cyangwa ikindi kintu kimeze nkabyo, wenda nk'abantu barimo kwizihiza umunsi mukuru. Ariko uko iminsi yashiraga niko twagendaga tubona imyotsi mu kirere, imodoka zitwara abagenzi ziba zirahagaritswe, nibwo twabonye ko ibintu bikomeye. Bigaga uturuka muri Nigeria nawe yahise afata icyemezo cyo guhunga akimara kumenya amakuru y'ibitero. Hari igihe twumvise ibintu bisakuza cyane ndetse dutangira no kumva ibitanda turyamyeho birimo kunyeganyega buhoro, twumvaga ari ibintu biri kure. Ariko umunsi wakurikiye ari mu gitondo tubyutse tubona ibintu by'imyotsi birimo kudusatira, aho niho namenye ko bya bintu birimo kuza aho turi. Ikibabaje, ikibuga kireke cyari gifunze, ariko ndavuga nti reka mfunge agakapu kanjye gato kuko numvaga ngomba kugenda. Nibyo nakoze. Ubuzima bw'abakobwa bombi bwarahindutse cyane nyuma yo kwisanga mu mujyi wa Siedlce wo muri Polonye. Kuri ubu bacumbitse ku muryango w'Abanyapolonye wabakiriye. Agerageza guhuza ibyo yabonye ku mupaka wa Ukraine na Polonye n'ibyo abona muri uyu muryango wabakiriye. I think when I got to the border, I don't know, I put the culture to my Nkigera ku embassy. mupaka nahamagaye ambasade y'igihugu cyanjye, ariko nta bufasha nabonye. Cyakora hari umugabo wabashije kumpuza n'umugore, nuko nawe atuhuza n'uyu muryango watubereye nk'umusamariyakazi mwiza. It was through her that we were able to connect to this good Samaritans. Angela na bombi bemeza ko bamaze gutangira ubuzima bushya, ariko bakavuga ko badafite icyizere cya vuba cy'uko bashobora gusubira muri Ukraine nubwo kugeza ubu bari gufata amasomo yabo kuri internet. Bombi bahuriza kandi ku kuba badafite gahunda yo gusubira muri Afurika, ahubwo ko bagomba gushaka andi mashuri mu bindi bihugu by'i Burayi. Iyi ni inkuru ya Mugawe, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika wagiye muri Polonye. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.